Ndimo nje kubwira abanyarwanda abanyafrika n'abari burayi bose mbabwire muri rusange mbabwire ngo iri jambo rirakuziye cyangwa se riziye buri mwe wese uwijuse akanagira mu buki ndetse indi shonje ikirura cyose kigira gute kiraryoheye mu yandi magambo ahaze iby'Imana mwarabiretse by'Imana mwarabijugunye tapole sandba akazi katume muhaga gukora Imana mubivamo tasire drare ntimukishitani yarabafashe abantu shitani yarabajyanye baravuga ngo ubwo bafite ubutunzi kandi ubwo abadayimoni umva manze ngubwire tabo onesance warijuse ukanagira mu buki nshuti yanjye ayo mahirwe wishingikiriza ntabwo yavuye ku Mana ibyo umwana w'umuntu yaguha ibivuye kwa Satani ntibirama ibivuye kwa Satani ntibiramba ibivuye kwa Satani birarangira ibivuye kwa Satani bigira garante tapoto pedesaya edasindre boniva reka mvugane nawe wewe muntu wijuse we wakandagiye iby'Imana byaragutunze umaze kurya no guhaga uragangara bitera umugongo iby'Imana byaragutunze urangije urabireka none dore benedo sansedrare ndakubwira ngo anse ngubwire warya ugahaga wakwambara neza watunga ariko menya ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzale santeleba santo Mesiya rekebe kita sandeba nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima ijure byuryamye iyo uryamye uva muri ubu buzima ukinjira mu kindi kirere ese ugiye mu kindi kirere ni hehe winjira Yesu arimo aravugana nawe ngo ne buryohe bw'Imana waragiye uraburibata uragenda urabukandagira uragenda ubufata nabi uragenda urabwangiriza kubw'indamu yawe kubw'inda yawe kubw'inyungu zawe bwite ese hari Imana itagukoreye hari Imana itaguhaye Yesu adopede sandrebo wibuka ubuzima wari ubayemo wibuka adosante none bitumye Imana uyihemukira kubw'umugati w'umunsi umwe abantu bamaze guhaga iby'Imana ndetse bigeraho babivamo abantu bamaze guhaga iby'Imana ndetse bigeraho tasi elebota kiraba bamaze guhaga iby'Imana bigeraho iby'Imana batabifata ngo babihereze agaciro uwijuse akandagira mu buki hari abantu bakandagiye mu buki adope enesance hari abantu bakoreraga Imana nshuti yanjye hari abantu biyirizaga hari abantu bajyaga basenga hari abantu bari bafite umwuka w'Imana ariko barangije barahaga yewe wijuse wahaze iby'Imana we urabizi neza dope dosase iby'Imana byarakuryoheraga iby'Imana byarakuryoheraga none ntabwo ukibikora iby'Imana byarakuryoheraga none wabivuyemo uwijuse akandagira mu buki uwijuse akandagira mu buki we kiraho ngaho imbabazi z'Uwiteka ziracyari imbabazi z'Imana ziracyahari reka nkubwire do sansebo ntago ntinya kubivuga do pede sansedrare ibyishingikizo by'abandi birambika hasi rezifuye rikomeye ndumva mfite ifuhe ndumva mfite ifuhe ndumva mfite ifuhe rikomeye 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 iby'Imana mwarabiziruye iby'Imana mwaragiye murabizirura kwijuse ukanagira mu buki wowe iby'Imana warabikandagiye iby'Imana urimo urabigenda hejuru iby'Imana urimo urabigenda hejuru Uwiteka azagucamo kabiri Uwiteka azagucamo kabiri iby'Imana warabiziruye mwumve mwe mudukurikiranye birabwa ngo mu minsi izaza hazaza ibintu byinshi bigoranye hazaza abahanuzi b'ibinyoma hazaza abanyempano bivuga ngo bafite impano z'Imana bafite impano zisengera abantu bafite impano z'ibitangaza bafite impano zizura abapfuye kandi mu mwuka rero bazaba barapfuye niko Bibiliya yabwiye dasile bonia mu bihe bizaza nizere ko umeze neza kandi uri amahoro we kubona ibintu byose bica ku Musaraba TV kandi ugakurikira Umusaraba TV ineza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeho ndetse n'abawe bose hafi na kure rero aho hereye hose Amerika Aziya Burayi Afrika mwese ndabasuje kandi mbifurije guhirwa mbifurije umugisha w'Imana mu byo mwerekejeho amaboko byose ninepo ubasuhuza ndi kumwe n'umukozi w'Imana kandi tumuheruka twari tuzi ko ari umuvuga butumwa akaba n'umuhanuzi ariko umunsi tumubonye afite n'igicurangisho
uyu munsi ni show ndakurahiye ni show bana natwe rero mu kiganiro cyose utangiye natwe usuzanye natwe icyo tugusaba no kugira ngo nubona ikiganiro cyishimiye cyangwa se kubona hari aho kikuvanye hari naho kikugejeje wibyihererana ahubwo gisangize n'abandi kugira ngo nabo bamenye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuko nta na kimwe kinyura hano kitagira aho kikuvana nta kimwe kinyura hano kitari icy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nicyo ngicyo Imana duhamagariye kugira ngo dukorere Imana mu gihe nk'iki ngiki kandi tubwize abantu ntibamenye ukuri ariko kuba batura niko tubahaye ikaze reka ntange rero mwakira kandi muha ikaze nanone ku Musaraba TV ndagusuje mu izina rya Yesu mwene data. Murakoze cyane kunyakira na Paul, murakoze cyane kunyakira. Amazina nitwa Innocent nkuko bisanzwe. Nezerewe Imana mu mutima ko ngarutse ku Musaraba TV. Nshimye Imana yuko yaciye inzira nkaba ngeze ahangaha kuva i Musanze kugira Kigali ntabwo byoroshye. Ni urugendo. Warahamagawe. Hanyuma ni urugendo rukomeye cyane. Ni ukubera nyine utaramagaye ntabwo wabikora. Ni mu muhamagaro. Naho ndashima Imana ko yampamagaye. Ahantu hose najyayo. Yego. Yaraguhamagaye nje nagutoranya. Yarantoranyije rwose. Hahamagawe benshi hatoranwa bake. Ariko hari umunsi nshaka ko tuzagara ariko ntabwo ari uyu munsi. Bishaka ubuta cyangwa ikabundi butaha. Tugakana ku rugendo rw'umuhamagaro wawe. Ndumva shaka ko ndubu umutima uri kubinyemeza. Urugendo rw'umuhamagaro wawe. Mwivuga butumwa no mugakiza ndifuza ko tuzabiganira kandi bizagenda neza. Abana kabisa tuzaganira. Ndizera ko nta kibazo kuko ni ubutumwa bwiza, inzira y'umusaraba cyangwa se ubuntu bw'agakiza. No kuri nta kibazo pe tuzahari. Meze neza ariko. Meze neza ndashima. Ndakomeye. Musanze umeze mute? Musanze turaho turashimana gusenga turakomeje no gukora turakomeje. Ko gusenga no gukora tugomba kubijyana. Gusenga no gukora cyane. Mujye munakora. Gusenga no gukora birajyana kuko Paulo yaragendaga agakorangiza akajya kuboha amahema akajya gusenga kuvuga ubutumwa bwiza yaramara kuvuga ubutumwa bwiza akagenda akajya kuboha amahema. Rero muri iki gihe hari abantu basenga ntibagiye gukora. Umuntu yasenze ntakore yangiza byinshi. Yego uyu muntu asenze ntakore yangiza byinshi ndetse mu mwuka arakomera ariko mu mubiri akaba umuntu udafite imbaraga zimusapotinga mu buzima. Intongo atangira kugenda yanduranya. Aragenda yanduranya mu ngurize yangaya mu nguze tike mu nguze ibingibi gira gutya naburaye nabwiriwe shati imeze nabi ibintu nk'ibyo ngibyo ariko mwuka w'Imana muri twe atubwira gukora akatubwira kuvuga ubutumwa ariko tukanakora. Rero Paul ntabwo twari tubasumbya byinshi cyane mu buryo bajyaga kuvuga ubutumwa bwiza mara kuvuga ubutumwa bwiza bakagenda bakabamba amahema. Ayo mahema rero bajyaga bakora niyo yajyaga batunga mu buzima bwabo busanzwe. Muri iki gihe rero abantu bari kujya kwiba abandi bakabesheshe izina ry'Imana bari kwica batakaje karite. Yego. N'ijambo ry'Imana riko kuvuga ngo umukiranutsi wanjye azabishwa no kwizera ariko rindi rikavuga ngo azabishwa n'imirimo y'amaboko ye. Yes. Hanyuma kwizera no n'imirimo y'amaboko ye nyine ni ukwizera yambira ku y'amaboko yawe urimo gukora. Iyo wizeye imirimo y'amaboko yawe Imana iri blessing, Imana ihereza umugisha. Iyo imaze kwihereza umugisha rero ugasenga urimo no gukora mbega ubuzima bumeze neza. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen. Kayishimye Imana ko yaguhamagaye kugushoboza n'ibyo byose. Hallelujah. Innocent ndumva shaka yuko mbere uko dukomeza ibindi byose bandusenga Imana twinjiye mu mwanya wo gusenga uri dukomeza cyane cyacu. Mbere hari akantu nshaka gukora mbere ko nsenga mbwira abantu ngo babe maso. Imanzu karime nta kibazo ne kukubaza mu kanya nta kibazo. Araje, yes araje, yes araje. Rusenge utagwa mu mosha
Yesu araje. Banyarwanda, Banyafurika, nimusenge Yesu araje. Banyamasengesho mwasenze kera, mureke gutakaza agakiza, nimukomeze musenge Yesu araje. Araje, 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 Yesu araje. Ibyishushanyo byabaye byinshi ku mubumbe, ibyishushanyo byabaye byinshi mu matorero, ibyishushanyo byabaye byinshi byinshi byinshi. Nimubimenye mubizirikane Yesu araje. Araje, 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 Yesu araje. Araje, 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 Yesu araje. Ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwa gatatu, umwaka ushize n'indi myaka izaza, bamaso usenge Yesu araje. Araje, 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 Yesu araje. Iherezo ryiza, iherezo ryiza. Araje, araje, Yesu araje. Mube maso araje, 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 Yesu araje. Mube maso araje mu matorero, mube maso bahanuzi, mube maso bavuga butumwa Yesu araje. Araje, 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 Yesu araje. Abantu bibagiwe ibyo Imana yabakoreye, kandi bibagiwe ibyo Yesu yabarinze, abandi bibagiwe imyuka mibi yabarinze, ariko mwewe muradamaraye. Ndimo ndababwira ngo muzirikane Yesu araje. Araje, 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 Yesu araje. Araje, Yesu araje. Araje, Yesu araje. Araje, Yesu araje. Erega mana imigambi yawe ku mwana w'umuntu, ibihe byose ihora ari myiza. Erega mana imigambi yawe ku mwana w'umuntu, ibihe byose ihora ari myiza. Erega mana imigambi yawe ku mwana w'umuntu, ibihe byose ihora ari myiza. Erega mana imigambi yawe ku mwana w'umuntu, ibihe byose ihora ari myiza. Ntiwanezeza Imana uri imbata y'icyaha, 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 ntiwanezeza Imana uri imbata y'icyaha. Erega mana imigambi yawe ku mwana w'umuntu,
erega mana imigambi yawe ku mwana w'umuntu ibihe byose ihora ibihe byose ibihe byose ihora ibihe byose ibihe byose ibihe byose ihora ni ibihe byose ihora ni mwiza wowe wabohoye Pawulo na Sila wabonaga agahinda kaya Yabesi wazuye umwana wa Yairo yazuye umwana wa Yairo ari bamugisha mwinshi cyane mu izina rya Yesu Kristo. Yes. Twasenga Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikomeye, Imana ihambaye, Imana idapfa, Imana itaneshwa, Imana idatsindwa. La selenta la bahaile santrobe eleva. Topeti senta kalaba la santelemo. Ndakubita hasi gukora kwa Satani. Ndakubita hasi imbaraga mbi. Ndakubita hasi gukora kumubi. Mu izina rya Yesu Kristo, duhamagaye Imana, duhamagaye umwana n'umwuka wera. Biza bigukorana natwe. Bwiza bw'Imana bwanze. Ibi bihunge gukora kwawe Mana kuganze. Asante Mesia. Lesi elentala bahaile santo melia. Ora sile krabeniba. Otopete sakatala. Ndakubita hasi, ndamenagura, ndarimbura, ndashwanyaguza gukora kumubi kwa Satani. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, Uwiteka Imana Nyiringabo, turatentebura, turacagagura, turamenagura, turatope ere sante bonia. Umuriro w'Uwiteka, umuriro w'Uwiteka, umuriro w'Uwiteka. Kora ibintu bikomeye, bwami bwawe bukore, bwami bwawe bwuze, dushaka bibe rwose. Mu izina rya Yesu Kristo, mbaraga yose iyo yose ndayifata, yose ndamenagura, yose ndatwika, yose ndarimbura, yose ndashwanyaguza. Kotala bala sante bolia, o parasile metala ba ando santo sabo ni habo. Kachina na Yesu Kristo. Oh haleluya. Uri ibyiringiro byacu Mana. Urakoze kuri Imana amahoro. Urakoze kuri Imana yihagije. Urakoze kuri Imana ayaya. Uri ibyiringiro byacu. Uri ibyiringiro byacu. Uri ibyiringiro byacu. Kera bakwiringaga bari mu mahoro. Ndetse tugufite ndikwifuza undi murengezi. Haleluya. Ha undi murengezi dukeneye. Ha undi murengezi dushaka. Hotopere santre dokia. Hotabele mala hailo. Pela sintel la haile santo Mesia. Haleluya. Uri ibyiringiro byacu. Uri Imana ikomeye. Uri Imana ihambaye. Uri Imana ikora. Uri Imana idaneshwa. Uri Imana idatsindwa. Uri Imana idapfa. Oh bwami bwawe buzahora iteka ryose. 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 Asanto Mesia. Hera sentelema. Hotapele keta sandelema. Hotele shilema haibo. Brele santredo silebo. Mu izina rya Yesu Kristo, ndasengera abantu bawe. Ndasengera abantu bawe. Hagakiza mwuka wera. Umene mu bantu bawe mwami. Mu izina rya Yesu Kristo, uyu mwana ngiye kuvugira hano. Hahinduke benshi. Hahinduke benshi. Hakorwe byinshi. Ubohora abantu bawe. Katika jina la Yesu. Haraba Satani yagize ububata. Haraba Satani yaboshe. Hotapele santelema haibo. Hiresile talabe chalmo. Hotable santelemo. Ndacagaguza imigozi ya Satani. Ndashwanyaguza ndarimbura. Ndakubele hale santelemo. Arresile santo meni haibo. Hela sile mahal santo Mesia. Ndasenyagura. Ndakubita hasi. Imigozi Satani yabohesheje abantu b'Imana. Ndabohecagagura imigozi Satani yabohesheje abantu b'Imana. Yabohesheje abaririmbyi. Yabohesheje abacuranzi. Yabohesheje abavuga butumwa. Yabohesheje abahanuzi. Uyu mwanya ndakubita hasi mu izina rya Yesu Kristo. Ndabohoza. Hola sentrebo. Hala santo silaba. Turabohoza muri rusange. Turabohoza abaririmbyi. Abashumba turababohoza. Abapasiteri turabahoza baboshwe. Adopere sandeba. Turabohoza buri kimwe cyose gukora kwawe Mana. Gukora kwawe mwami kuganze. Oh haleluya. Ndabohoza baboshe haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Ndesaraba aneva. Urakoze Mana. Mwuka wera
neza mwuka wera ganze abarwayi bagereho abarwayi bagereho abashaka gakiza bakacire abashaka gakiza bakacire mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo ni alesile talaba hotasile kita one paradas haleluya haleluya uri byiringiro byacu man uri adesile talaba katopera hopere santome halesile he potre kita sandeba homna halesile mahaibo ado pere santedo payo one vande sile talaba haile ho etasile kitalaba imani kome imani hambaye iganzi kore iganzi kore kachina neso santo Messia ratosileba. Thank you for the mercy. Hallelujah hallelujah Yesu urakoze kuri mana mahoro urakoze kumva gusenga kwacu urakoze kutwumvishe mwami kurakomeza kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti amen. Mana ishimwe ndumva nezerewe Imana cyane kandi uko bukeye uko bwije tugenda tuva mu bwiza tujya mu bundi dushimye Kristo ko ari umubyeyi w'amahoro. Kanyuma rero ijambo ry'Imana rirambwira ngo yemwe abatebutse Uwiteka ntimugatuze kandi abatebutse Uwiteka ntimugahweme. Izina ry'Imana rishimwe cyane ndumva nezerewe Imana ndumva nishimye. Tujye gusoma mu migani nepo dusomere mu migani 27 imigani 27 karindwi imigani 27 karindwi imigani 27 dusome mu izina rya Yesu Kristo. Gitabo cy'imigani 27 karindwi haranditse ngo uwijuse akandagira mu buki ariko indishonje ikirura cyose kirayiryohera ariko indishonje ikirura cyose kirayiryohera. Ariko mana y'amagambo yasubiremo uwijuse akandagira mu buki ariko indishonje ikirura cyose kirayiryohera. Inda ishonje ikirura cyose kirayiryohera. Ndimo nje kubwira abanyarwanda abanyafrika n'abari burayi bose mbabwire muri rusange mbabwire ngo iri jambo rirakuziye cyangwa se riziye buri mwe wese. Uwijuse akandagira mu buki ndetse indishonje ikirura cyose kigira gute kirayiryoheye. Mu yandi magambo abantu bamaze guhaga iby'Imana abantu bamaze guhaga iby'Imana ndetse bigeraho babivamo. Abantu bamaze guhaga iby'Imana ndetse bigeraho tasi elebota kiraba bamaze guhaga iby'Imana bigeraho iby'Imana batabifata ngo babihereze agaciro. Uwijuse akandagira mu buki. Hari abantu bakandagiye mu buki adope enesanse. Hari abantu bakoreraga Imana nshuti yanjye. Hari abantu bihirizaga. Hari abantu bajyaga basenga. Hari abantu bari bafite umwuka w'Imana ariko barangije barahaga ibyo kurya bahaga amafaranga n'ubutunzi Imana yari yabahaye. Uwijuse akandagira mu buki. Reka manze nkubwire wahaza iby'Imana. Uyu munsi ndi kuvuga ngo garukira Imana garukira Uwiteka. Dosi elebado parasandeba eneva adosase. Uwijuse akandagira mu buki nepo wihangane ndaza kuvugana ibintu bikomeye uwijuse akandagira mu buki ariko haze ikirura cyose kiramuryohera. Uwo ni umuntu wijuse mu buki. Uwijuse akandagira mu buki ariko inda ishonje ikirura cyose kiramugira gute kiramuryohera. Mwarahaze iby'Imana mwarabiretse iby'Imana mwarabijugunye tapole sandeba akazi katume muhaga gukora Imana mubivamo tasire drare ntimukiyiriza mwahaza iby'Imana. Mureke guhaza iby'Imana mwibihaga iby'Imana. Uwijuse akandagira mu buki Imana ishimwe cyane. Yewe wowe wijuse wahaza iby'Imana we urabizi neza dopedo sase iby'Imana byarakuryoheraga none ntabwo ukibikora. Iby'Imana byarakuryoheraga none wabivuyemo. Uwijuse akandagira mu buki we Imana ishimwe cyane. Topede santeleba rato sandele mahaibo retasire drar
ndimo ndabwira wowe wijuse ugakandagira mu buki, wowe wijuse ugakandagira iby'Imana. Muri iyi minsi ntabwo iby'Imana warabihaze. Kera ukigira ikigeragezo waragendaga ugasenga, wamara gusenga Imana ikagutabara. Kera ukigira ibigeragezo bigihari watabazaga Imana, buri gihe warasengaga ngo Mana ndengera, buri gihe warasenga ngo Mana ntabara. Ariko ubu ngubu ikigeragezo kiri kuza, nta handi ni mu bapfumu muri kwirukira, nta handi muri kujya mu byangwa n'amaso y'Imana. Ariko ndagira ngo mbatangarize tapo onesance drare, amahirwe aba ahantu hamwe. Nta muntu ugira amahirwe aba ku Uwiteka Imana Nyiringabo. Imana ishimwe cyane. Dawidi yarabivuze, yavuze ngo nduburira amaso yanjye ku musozi, komeze gutabarwa kwanjye kwava he. Harangira avuga ngo ndakwava ku Uwiteka Imana yo yaremye ijuru n'isi. Ntazagira umuntu ubabesha. Umuntu ajya ababwira ngo naguhesha umugisha, nta muntu waguhesha umugisha. Umugisha uva ku Uwiteka. Nta muntu adopede sandeba leta siketrare, nta muntu waguhesha umugisha uretse Imana yaguhesha umugisha. Imana niyo nyiri imigisha, Imana niyo nyiri imigisha, Imana niyo itanga. Umuntu ntabwo atanga tope enesanse. Ndetse n'abadayimoni babazimu ibyo batanga bimara igihe gitoya. Satani ibyo atanga bimara igihe gitoya, ndetse rimwe rimwe ugapfuta bimaze, rimwe rimwe ugapfuta birangije. Abantu shitani yarabafashe, abantu shitani yarabajyanye, baravuga ngo ubwo bafite ubutunzi kandi ubwo abadayimoni. Umva manze ngubwire tabo onesance, warijuse ukandagira mu buki. Nshuti yanjye, ayo mahirwe wishingikiriza ntabwo yavuye ku Mana. Ibyo umwana w'umuntu yaguha ibivuye kwa Satani ntibirama, ibivuye kwa Satani ntibiramba, ibivuye kwa Satani birarangira, ibivuye kwa Satani bigira garante. Tapoto pedesaya eda sindre boniva. Reka mvugane nawe wowe wayobotse izindi nzira atari inzira z'Imana. Leta sidrare, ibyo wabonye bitanyuze mu nzira nziza, ibivuye kwa Satani birarangira, ibivuye kwa Satani ntaburame. Adopede sansema, nyumva neza mvugane nawe. Uyu munsi ugarukira Uwiteka, uyu munsi ugarukira Imana, uyu munsi ubwira Imana ngo Mana ibivuye iwawe birarama, ibivuye iwawe birakomera. Tepado sansedrare ano penevado sanse. Amafaranga avuye ku Mana, ayo mafaranga ararama. Ubutunzi buvuye ku Mana, ubwo butunzi burarama. Amashuri avuye ku Mana, ayo mashuri agira umumaro. Urubyaro ruvuye ku Mana, urwo rubyaro rurakura. Tepado sansedrare. Ariko ubu bufaranga busa ubufaranga burimo buranyanyagira, ubufaranga burimo buranyanyagira. Ubwo ngubwo ayo ni umwanda w'abadayimoni, uwo ni umwanda w'abadayimoni. Ikibabaje abantu barijuse bakandagira mu buki, bakandagira mu by'Imana, ntibakemera iby'Imana, bari gufata umwanda w'abadayimoni. Ay santo mele haile santo mesia o talakata sirebo. Wagiye kwiyanduza ugakorana n'imbaraga z'umwijima, ugakorana n'imbaraga z'imyuka mibi. Ibyo byose reba ndimo ndakubwira ngo garukira aho ngaho, ndimo ndakubwira ngo hagarara. Tapodo sansedrare, kubako kwiteka kuracyahari, mbabazi z'Imana ziracyahari. Hindukira ugaruke, hindukira ugaruke, hindukira ugaruke. Yesu yiteguye kukugira neza, Yesu yiteguye kugira neza ubuzima bwawe. Ha santo mesia na hala santo mesia tapo otasiredra. Uyu munsi wa none ndimo ndakubwira ngo devado sanse, ibyishingikirizo byose ubishyira ku Uwiteka. Yewe muntu wijuse we, wakandagiye iby'Imana, iby'Imana byaragutunze, umaze kurya no guhaga, uragangara bitera umugongo. Iby'Imana byaragutunze, urangiza urabireka. None dore benedo sansedrare, ndakubwira ngo garukira Uwiteka, garukira Uwiteka. Ubugingo Yesu arabufite, amafaranga Yesu arayafite. Yewe warijuse se, uzinga amaherezo nayahe? Dasiteleba retadre sante kiraba onevado sanse. Ndakubwiza ukuri, nutagarukira Uwiteka, nutagarukira Uwiteka nepodo santelekia onevado sanse drare rado prede vado sanse. Ngwino hakiri kare, dushaka Uwiteka bigishoboka kabonwa. Tasidre ede pado sanse, tumwambaza kiri bugufi, nta kindi bodo sanse. Uracyafite amahirwe 99%. Adopedo sanse adredo sanse yo kwambaza Uwiteka kiribonwa, akibonwa. Umwambaza kiri bugufi. Mu yandi magambo do sanse, hari igihe kizagira ntubukimubona, hari igihe kizagira bodo sanse. Amahirwe ufite yakoresha neza, amahirwe ufite lema hale santelebo. Reka manse ngubwire, warya ugahaga, wakwambara neza, watunga, ariko menya ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ale santeleba santo mesia rekebe kita sandeba. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Igihe urebye iyo uryamye uva muri ubu buzima
buzima ukinjira mu kindi kirere. Ese ugiye mu kindi kirere ni hehe winjira? Yesu arimo aravugana nawe ngo nepo onesanse. Yesu arimo kuguhamagara. Reka nkubwire ve enesanse, iby'Imana waba umaze igihe usenga waba udasenga, Yesu ari kuguhamagara. Manzi umenye dosadrere inzira zawe urimo, mbese ziri zo kunezeza Imana, mbese ziri zo gushimisha Imana. Nibura uwo kubabaza Imana, garukiraho ngaho. Imbabazi z'Uwiteka ziracyari, imbabazi z'Imana ziracyahari. Reka nkubwire dosansebo, ntago ntinya kubivuga. Do pede sansedrare, ibyishingikizo by'abandi birambika hasi. Reta ka santo mesi ala salaba haylo santo mesiya. Haleluya. Do pe enesanse, garuka rwose, garuka. Imbaraga z'umwijima, garuka izo mbaraga z'umwijima zireke. Bibiliya irambwira ngo intama zanjye ziranzi, iyo zimbuze ziramenya, ngo nanjye kandi nkazimenya. Aya santeleba, biratangaje. Umuntu utazi ko umuntu ari uw'Imana cyangwa se ari umuntu w'abadayimoni, abantu batumwe na shitani. Uraho utazi ko umuntu watumwe na shitani, uraho utazi ko uyu muntu ari uw'Imana, uraho utazi ko uyu muntu ari umw'Imana cyangwa ari uwa shitani. Kubera iki wowe tapodo sase utabizi neza? Warashiriwe, mwuka w'Imana yaragiye, mwuka w'Imana yarashize. Tade pala santebo, uri murabwirwa ngo garuka. Bwira Imana igukora ku maso, iguhumura amaso, wikwirengagiza ibyuzi, wikandagira mu buki. Ubuki ni ikintu kiryoherera, ni ikintu cyiza cyane. Uburyohe bw'Imana waragiye uraburibata, uragenda urabukandagira, uragenda ubufata nabi, uragenda urabwangiriza kubw'indamu yawe, kubw'inda yawe, kubw'inyungu zawe bwite. Ese hari Imana itagukoreye? Hari Imana itaguhaye? Yesu adopede sandrebo, wibuka ubuzima wari ubayemo, wibuka adosante. None bitumye Imana uyihemukira kubw'umugati w'umunsi umwe, bitumye Imana uyihemukira kubw'umugati w'umunsi umwe, bitumye Imana uyihemukira. Desadrebo adesanterebo, bwira Imana igukore ku maso, bwira Imana igukore ku maso. Imana ishimwe cyane. Tasi eleba dope eleva. Ndumva mbabaye, abantu bacerenganyije iby'Imana, barabicerenganya rwose, ariko mufite urubanza kuri wa munsi. Ndabatangariza ngo mufite urubanza. Umwami w'amahoro araje, kandi umwami w'amahoro araje rwose. Ndagutangariza ngo dobedo sase, iby'Imana wabifashe nabi, iby'Imana wabifashe uburyo budakwiye, iby'Imana wabifashe mu buryo butari bwo, garukiraho ngaho. Garukiraho ngaho. Uri mu nzira y'ikuzimu, uri mu nzira y'ikuzimu, ntabwo uzi ko uri ikuzimu. Uri mu nzira y'abadayimoni, ntabwo uzi ko uri mu badayimoni. Uri mu nzira mbi, ntabwo uzi ko urimo. Tesa teleba rode santebonia, vana inzira yawe habi, vana inzira yawe hari. Ijambo ry'Imana rirambwira muri Yeremiya 40, ijambo ry'Imana rivuga ngo uyu munsi ndakubohora. Ni wabyemera ndakubohora, ndagukuraho iminyururu iri ku maboko yawe. Ni washaka ko tujyana i Babuloni uze tugende. Reka manze ngubwire, hari iminyururu Satani yakuboshye, ariko ntabwo uzi ko uboshye. Hari iminyururu Satani yagukoresheje ku maboko arakuboha, ariko ntabwo uzi kuboshye. Ndagutangariza ngo depo onesanse, uretse Imana yakubohora wowe uraboshye. Uretse Imana yakubohora uraboshye. Va mwabo bapfumu, va mwizo mbaraga z'umwijima, za mwizo mbaraga mbi. Biratangaje. Ninde muntu wigeze abona? Ariko reka maze mbabwire, kuki mwe muha shitani intebe kicara, kuki muha shitani umwanya igakora? Tugeze mu gihe tabo one santre boniva, abantu b'Imana n'abantu ba shitani bimenyekane. Yesu Kristo, ndashima Imana kuko Imana ari Imana yo kwizerwa. Abantu bakandagiye mu buki, bakorana n'imbaraga z'umwijima, bakorana n'imbaraga mbi, bakorana dosa, bagakorana n'ibitandukanye iby'Imana ishaka. Ndabatangariza ngo dosanse, ibya Satani ntibiramba, ndetse ntibiramba. Uyu mwanya nabihamya, ibya Satani ntibiramba. Kandi ikindi, Satani nta mbaraga agira, haba mu buryo bumwe cyangwa ubundi buryo. Satani nta mbaraga agira. Tasidre eneba dosansema, abantu bamaze gukandagira iby'Imana, bakandagira mu buryohe bw'Imana, ubwiza bw'Imana, bamaze kubukandagira. Reka manze nkubabwire, uwumvishe byinshi azabazwa byinshi, uwumvishe bikeya azabazwa bikeya. Reka ngutangarizeho dukurikiranye uyu munsi wa none. Ndimo ndakubwira ngo va mu kirere kibi, va mu kirere cy'imbaraga z'umwijima, va mu kirere cy'adopedo sanse, va mu kirere cy'imbaraga z'abapfuye, va mu
kirere cy'imbaraga z'abakonikoni, va mu kirere cy'imbaraga z'abacwezi, tasi edra adebo deva adosansedra, va mu kirere cy'izo mbaraga, jya mu kirere cy'Imana, jya mu kirere cy'Imana. Adosanse, wakandagiye ubwiza bw'Imana, wakandagiye ubwiza bw'Imana. Kubera iki iwanyu bajyaga basenga wowe ukaba uri kubikerensa? Gira gakondo y'umwimerere, gira gakondo y'umwimerere. Tasile batela kita sadere. Imana ishimwe. Ariko turi mu bihe Pawulo yavuze, yavuze ngo mu bihe bizaza n'intore zizayoba, mu gihe bizaza n'intore zizayoba, mu bihe bizaza n'abaririmbyi bazayoba, mu bihe bizaza n'abavugabutumwa bazayoba, mu bihe bizaza n'abapasiteri, abashumba bazayoba, abo bazayoba, amaso yabo azaba atakibona gutandukanya imbaraga z'umwijima n'imbaraga za Satani. Icyo gihe bizaza bazayoba, bazayoberwa icyo gukora, kandi bari mu mwanya mwiza. Desatereba oneva anesanse. Haleluya. Ndashima Imana, ndashima Kristo, ndashima Uwiteka. Adope enesanse. Wije usakandagira mu buki, wowe wakandagiye mu buki bw'Imana, ongera garuka vuba, garuka vuba. Wakandagiye mu buki, uburyohe bw'Imana warabukandagiye, ntabwo ukizira, ntabwo iby'Imana ntukibitinya, uburyohe bw'Imana warabukandagiye. Kera watinyaga ibyaha, kera watinyaga kubeshya, watinyaga gusambana, watinyaga ubusinzi bw'imwibanga, ugatinya gukora ibibi. None mwuka w'Imana ukikuriho, ibintu byari bimeze neza, mwuka w'Imana ukikuriho, agaciro wari ugafite, none none watakaje agaciro kawe karagiye. Ugifite agaciro, mwuka w'Imana ahantu hari agaciro kaba gahari, mwuka w'Imana ahantu hari ubuzima buba buhari, mwuka w'Imana ahantu hari kumenya biba bigihari, mwuka w'Imana ahantu hari ubuzima bucyari bwinshi. Imana ishimwe cyane. Ndashima Kristo, ndashima Kristo. Mwuka w'Imana we, mwuka w'Imana yaragiye shandi wabimenya, mwuka w'Imana yarakugendanye. Garuka tope de sansedrare. Umva amagambo Yobu yavuze, amagambo Yobu yavuze muri 27:6, aravuga ngo ntimikabeho, ngo muvuze ibitunganye, ngo kandi kugeza igihe nzapfa sinzigera nikuraho ubunyangamugayo buriho. Arangiza avuga ngo gukiranuka kwanjye ngo ndetse ndagukomeje, gukiranuka kwanjye ndagukomeje, gukiranuka kwanjye ndagukomeje, uko byaba bimeze kose. Alla santeleba herakita sanba horashiledra, gukiranuka ndagukomeje. Umva kiranuka kwawe gukomeze shahu, gukomeze kiranuka kwawe gukomeze. Emera. Yego nta mafaranga ufite, ariko gukiranuka kwawe gukomeze. Yego nta kazi ufite, ariko komeza ukiranuke muri ubwo bushomeri. Yego nta buzima bwiza ufite, ariko muri ubwo buzima urimo komeza ukiranuke. Yego uratinda gushaka, yego biribyo, ariko gukiranuka gukomeze. Imana izagoreza ibiri dabo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Gukiranuka kwawe wowe kugira gute gukomeze. Imana ishimwe cyane. Datopeleza nekitalaba Siledra, gukiranuka kwawe gukomeze rwose. Hari abantu bakuziruye, hari abantu gukiranuka batawukomeje, hari abarindi batakomeje gukiranuka, hari abahanuzi batakomeje gukiranuka, hari abapasiteri batakomeje gukiranuka. Adosandele badosanse, abantu benshi batakomeje gukiranuka, ariko ujye gukiranuka sha. Komeza ukiranuke rwose, mu bibi no mu byiza komeza ukiranuke, komeza ukiranuke rwose, komeza ukiranuke. Imana izakublessinga, Imana izakugirira neza. Ndumva kamera nepo nje nzagaruka no mfite igiti sinkubeshye, nzagaruka no mfite igiti, nzakubita abantu sinkubeshye, mfite n'igitaro nakubita abantu. Nje nzagaruka no mfite igiti, nzakubita abantu, nzabakubita. Mana igitari yarampenze, ariko nzayikubita abantu. Nukuri hari umva naye kubita abantu pe. Ndumva ngize ifuhe rikomeye, ndumva mfite ifuhe rikomeye. Iby'Imana mwarabiziruye, iby'Imana mwaragiye murabizirura. Kwijusa ukanagira mu buki wowe,
iby'Imana warabikandagiye, iby'Imana urimo urabigenda hejuru, iby'Imana urimo urabigenda hejuru. Uwiteka azagucamo kabiri, Uwiteka azagucamo kabiri. Iby'Imana warabiziruye, iby'Imana warabiziruye, wabifashe uko ushaka, ubigenza uko wishakira kubw'indamu zawe. Umva nkubwire, uwijuze akandagiramo ubuki. Turi ku ijambo rivuga ngo garukira Uwiteka, garukira Uwiteka, ongera garukira Uwiteka. Wahaze iby'Imana, s'il vous plaît, wajya gusenga ukiyiriza, wajya kugira gute, wasengeraga abantu bagafashwa, abantu bakubona bakakubonamo umwuka wera, abantu bakubona bakakubonamo ubuntu bw'Imana, abantu bakubona bakakubonamo imbaraga y'Imana. Ariko iyo bakubonye bakubonamo imbaraga z'abadayimoni, bakubonamo imbaraga z'abazimu, atope de sante, bakakubonamo imbaraga mbi zose. Uyu munsi wa none ndimo nakubwira ngo uyu munsi wa mbere n'uwa nyuma, uyu munsi ukubera uwa mbere n'uwa nyuma, uyu munsi ukubera uwa mbere n'uwa nyuma. Imbaraga z'Imana zirahari, imbaraga z'Imana ziracyakora, imbabazi z'Imana ziracyakuriho. Ukubera umunsi wa mbere n'uwa nyuma, garukira Uwiteka, wirwana n'umutima, garukira Uwiteka. Yewe umuntu wijuse we, umuntu wijuse we, ugakandagira mu bukisha, garuka shawo, garuka. Ibirangaza byabaye benshi, ibirangaza byabaye byinshi, ibirangaza byabaye byinshi. Umuntu akaza kesikoroka, umuntu akaza kabesha, umuntu akaza kabesha ngo amazi yahindura divayi, akavuga ngo fanta yahindura amata, adopedo sasa. Ibyabaye byinshi. Satani yazanye amayeri, amayeri ya Satani yazanye amayeri by'ibintu bararikiye cyane, ibintu abantu bararikiye cyane. Nibyo Satani ari kubazanira, nibyo abadayimoni bari kugira gute, bari kubazanira. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Yewe wowe ugisenga, wowe ugisenga, komera. Bazi Imana babo bazakomera, nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari, bazakora ibyo abandi badakora, bazahangara ibyo abandi batahangara, bazakoresha ibyo abandi batakoresha, bazakubita hasi ibyo abandi batakubita hasi, kandi ibyo abandi bananiwe bo bazabikora. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo bo bazabikora. Asante Mesiya. Haleluya. Bo bazabikora, bo bazabikora, tuzabikora. Turahari, turi mu cyimbo, turi mu cyimbo. Imana iduhagurukije, Imana iraduhagurukije ngo duteshe agaciro imbaraga z'umwijima, duteshe agaciro imbaraga z'abadayimoni, duteshe agaciro imbaraga z'abazimu, duteshe agaciro imbaraga z'ababi. Mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Imana ishimwe cyane. Ndumva ndasandara n'abantu, ndumva ndasandara n'abantu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ishimwe cyane. Tope ene sante ba rotrodo kiaba ne vante salaba ene baradopa de kradosa ne baradopa de sindrebonia. Imana ishimwe cyane. Ndimo ndabwira wowe udukurikiranye, wowe udukurikiranye, iby'Imana ikora, iby'Imana ikora biradutangaza. Hano wamenye uko bimera, tasile bano ba dofe de sasedrare adasira da ayaya. Icyo nzi kijya ngomba gukora ni iby'Imana ishaka. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ihimbazwe. Ngiye kubabwira abantu, mwumve mwe mudukurikiranye, birabwa ngo mu minsi izaza hazaza ibintu byinshi bigoranye, hazaza abahanuzi b'ibinyoma, hazaza abanyempano bivuga ngo bafite impano z'Imana, bafite impano zisengera abantu, bafite impano z'ibitangaza, bafite impano zizura abapfuye, kandi mu mwuka rero bazaba barapfuye. Niko Bibiliya yabwiye. Dasile bonia, mu bihe bizaza hazaza abantu b'ibinyoma, hazaza abantu bayobesha abantu, hazaza abantu batesha abantu agaciro. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mu minsi izaza hazaza abantu b'ibinyoma, hazaza abantu b'ibinyoma. Ndatangaye. Nepo niki ikimenyetso? Hazaza abantu b'ibinyoma. Yesu, Imana ishimwe cyane. Dope enesa, Mana we, tabara, tabara, tabara. Izina ry'Imana ishimwe, izina ry'Imana habwe icyubahiro. Ndashima Imana, ndashima Imana. Dope enesa tredopa. Biratangaje, biratangaje, biratangaje. Yemwe bwabuso bw'Imana, mwihangane ibihe byose kuri wa munsi uhoraho, mwiringire umucunguzi. Buri munsi azaduha kunesha byose, buri munsi azaduha kunesha byose. Dope desande kitalaba rosi edreraba
eneva adosaneba rekitalabo onesase. Imana nishimwe cyane. Ndashima Imana, ndashima Imana, ndashima Imana, ndashima Imana. Oh, Bibiliya ivuga ngo abeza bazakomeza kuba beza, ababi bazakomeza kuba babi, ababi bazakomeza kuba babi, abeza bazakomeza kuba beza. Ndashima Imana. Imana ni umubyeyi. Ndashima Imana. Wagira umubyeyi yagira nka Yesu. Yesu niwe mubyeyi. Yesu niwe mubyeyi. Yesu niwe mubyeyi. Abijuse bakandagiye mu buki, abijuse bahaze iby'Imana, abijuse batesha agaciro iby'Imana. Imana nishimwe cyane, Imana nihabwa icyubahiro, Imana yo mu ijuru nikomeze guhimbazwa. Amen. Hanyuma uwijuse indi shonje ikirura cyose kigira gute? Kirayiryohera. Indi shonje ikirura cyose kirayiryohera. Abantu bashonje amafaranga, abantu bashonje akazi, niyo mpamvu n'abadayimoni bari kubegera bakabemerera. Abantu bashonje amafaranga, niyo mpamvu n'abazimu bari gukorana nabo. Abantu bashonje amafaranga, indi shonje ikirura cyose kigira gute? Kirayiryohera. Niba ugisambana bakaguha amafaranga, niba ugikorana imbaraga z'umwijima kugira ngo ubone amafaranga, inda yawe irashonje, nta wundi waguhaza uretse Kristo. Uzahora ushonje, uzahora usabiriza, uzahora udatera intambwe ngo uvuye mu jahandi. Reka nkubwire, haga mu izina rya Yesu. Ndakwifuriza guhaga. Indi shonje ikirura cyose kirayiryohera. Ikirura cyose kirayiryohera. Ikirura cyose indi shonje kirayiryohera. Daselebo pe enesateleba. Ndababaye indi shonje abantu bazize inda zabo, abavuga butumwa babivuyemo, abahanuzi babivuyemo, abakirisitu bamwe barabirambitse kubera inda zabo zitumye ibirura byose biba byohera. Ayiwe abazimu abadayimoni, inda zose, ibirura byose birariryohera. Ibirura byose bigira gute? Birariryohera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndashima Imana. Tepo onesalaba etredo sansemore. Imana nihimbazwe cyane. Yemwe babusho bw'Imana mwe mwihangana ibihe byose, yemwe muntu wanze kwihangana, dosale bone dosase, nta butayi nta kanani. Ndagutangariza ngo gira kwihangana, akira imbaraga y'ihangana. Ndikubwira ngo ihangane, nubwo ubuzima butameze neza ariko ihangane, nubwo udafite abantu bakwitaho ariko ihangane, nubwo nta miryango ufite kwitaho ariko ihangane, nubwo bitameze neza ariko ihangane, nubwo mu kazi bitameze neza ariko ihangane, nubwo bakwatsa agaciro ariko ihangane. Lesa anteboniva, ijambo ry'Imana rirambwira ngo ariko indi shonje ikirura cyose kirayiryohera. Nta kindi gitumye abantu bashonja, nta kindi gitumye abantu bava mu by'Imana, nta kindi gitumye abantu bareka iby'Imana. Barashonje rwose, inzara itumye bareka iby'Imana, inzara itumye bareka iby'Imana, inzara itumye batesha agaciro iby'Imana, inzara zitumye inzara n'ubushomeri n'ubukene bitumye abantu bareka iby'Imana. Reka mbatangarize neza, dopede sande kiradrani, muntu wariye ibyo kwa Satani, muntu wariye amafaranga y'abandi, muntu wariye iby'abandi, ndakubwiza kuri ubuzima bwawe buri mu gihonomo. Muntu wariye ibya Satani, ubuzima bwawe buri muri gihonomo. Muntu wariye amafaranga avi kuzimu, ubuzima bwa Satani yamaze kubufata. Birasaba kugira ngo uzasenga amasengesho yo kugira ngo yo kwiyunga n'Imana. Desantele boniva, ndagutangariza neza yuko uko byagenda kose, niyo mpamvu muri ibi bihe nk'ibi ngibi urimo kubwirwa ngo garukira aho ngaho, iby'Imana warabikandagiye, ibyari bikuryoheye wabigize nabi, wakandagiye mu buki, ibyiza wabihinduye ibibi uhindura ibyiza. Niyo mpamvu uzasanga ku mpande n'impande byinshi uzasanga abantu benshi iby'Imana barabikandagiye uko bashaka. Rero ndakwifuriza nkubwira ngo kubita amavi hasi usenge, utakambire Kristo, yongera akurane nawe, agirane nawe ubusabane hagati yawe n'Imana, mwongera mujyane ubusabane. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Kandi niwagaruka imbabazi z'Imana ziracyahari, kora kw'Imana kuracyahari, ubuntu bw'Imana buracyahari. Garukira aho ngaho, egera Yesu,
umeze nk'awa mwana w'ikirara wagiye ariko akabitekerezaho akagaruka. Nawe garuka rero, imbabazi z'Imana ziracyahari. Imana ibamugisha rero, Imana ibareze umugisha kandi Uwiteka abishimire mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Yes. Amen. Reka tugushimire kandi tusabe kugira ngo Imana ikomeze yuzuze imperezo zawe. Amen. Kandi aho uvanye Imana hasubize. Tubwiye ijambo ntarinzi ko rino muri Bibiliya. Yes. Nuko njya nkasoma Bibiliya bundi bushyashya. Yego. Imana iguha rero, reka tugusabe utange nimero za telefone nurangiza usenge bano bantu tureko bagaruka mu byizego kuko ndakeka ibintu bigishoboka. Ni karibu. Murakoze cyane. Nimero de telefone yanjye nayibahereza ni 078 8 25 40 10. Nimero de telefone nkoresha kuri WhatsApp ni 078 8 25 40 10 kuri WhatsApp, ndetse hose niho nkoresha 8 25 40 10. Washaka gusengerwa, washaka ko twaguha inama ko wakwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo, twagusengera. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Yego. Usengere n'abantu bagaruke mu izina rya Yesu. Mana mu izina rya Yesu Kristo nsengeye abagiye ngo bagaruke, nsengeye mwami wanjye abavuye mu bwiza bwawe bongera bagaruke mu bwiza bwawe, kandi nsengeye imitima yahabye wongera yigarure. Ndasenze muri busange kugira ngo ukomeze gukora ibyimbaraga. Urakoze, wabanye natwe, ukomeje kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo, kubyo wakoze n'ibyo ukomeje gukora mu izina rya Yesu. Amen. Amen.